tubyemeranyeho ko imyitwarire y'umushoferi ari igena uko urugendo rw'umunsi rugenda. Iyo ari imyitwarire iboneye, icyo gihe urugendo rw'umunsi rugenda neza. Iyo inyuranyije n'icyo amategeko y'umuhanda ateganya, nawe urabyumva, ni uruca abana bisoza habaye impanuka. Birababaje kandi biteye agahinda. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ibereye nk'ahazwi Sonatube. Iyi mpanuka ibaye bitunguranye, iyi mpanuka ibaye ku bushake bw'umushoferi arutwaye imodoka ya gari maji macyafu. Izo modoka zividura amatuwareti, umushoferi niyo modoka yaratwaye, ariko iyi modoka ije kubura feri irangira igonze. Imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto irangije igonga n'umumotari. Kubwo amahirwe nta muntu wigize upfira mu impanuka, ariko bakomeretse bihagije cyane, dore ko umwe akaguru kavuyeho ndetse undi akaboko kakaba karemaye kahindukiye kakareba inyuma. Iyi mpanuka yashenguye imitima benshi, iyi mpanuka yarishije abanyarwanda benshi cyane. Iyi modoka ividura amatuwareti yanditseho gari maji macyafu. Ibi ngibi byanditse mu Giswahili bisobanuye ngo ni imodoka itwara umwanda. Nizo modoka nyine zividura amatuwareti. Nibwo rero ije gukora impanuka, abangaba bagakomereka. Imbangukiragutabara zitazihamagarwa byihutirwa cyane ziza kugira ngo zirokore abakomerekeye mwino mpanuka. Imbangukiragutabara zicyagera zitangira kuvura abakomerekeye mwino mpanuka, bityo nta muntu wigize upfira mwino mpanuka. Izi modoka zikoze impanuka gute? Iyi modoka ubwo yari irimo impanuka hano, hari imodoka yari irimo ituruka Kimironko ariko yaciye mu Gisimeti hepfo, bije kugonganira hano muri ropuwe neza hano Sonatube ugana muri ropuwe. Ubwo iki kimodoka cyazenguruka cyaje kwita kikubita kitagikubita n'umumotari, birangira rero impanuka ibaye gutyo, birangira amaraso abaye menshi mu muhanda. Ako kanya hano muri ropuwe haba hari abapolisi bahise batangira kuyobora imodoka ku ruhande, barashushanya barapima abakomeretse. Imbangukiragutabara yirukanka ihita ibavura, ihita ibatwara. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ubwo yahageraga yahise ipima uyu mushoferi, isanga yanyoye ibisindisha. Bamubaza impamvu yatwaye ibinyabiziga ibisindisha, avuga yuko yanyweye agacupa kamwe katagira aka kabiri, ariko mu gukora impanuka bitatewe n'inzoga, ahubwo yagerageje gufosinga yegera imbere kugira ngo atange zino modoka imbere, birangira byanze, birangira azigonze. Avuga yuko ariko agacupa atariko kabimukoresheje, bityo traffic polisi yavuze ko yakoze impanuka ku bushake, kubera ko ukoze impanuka gutyo yanyweye ibisindisha ukanabyemera yuko wanyweye ibisindisha, bityo uba wakoze impanuka ku bushake cyangwa wabigambiriye. Bamusabye guparika imodoka ku ruhande, ayiparika ku ruhande, bamwambura ibyangombwa. Ako kanya bahise bamwambika ipingu bahita bamutwara. Iyi modoka iguma ahangaha, ihita hamagarwa breakdown, ihita itera breakdown, barayijyana nawe baramujyana. Abakomeretse polisi yavuze ko bagenda bakavurwa bakazishyurwa na siratse, bityo rero uyu mugabo nawe yajyanwe mu butabera avuge impamvu atwara imodoka yanyoye ibisindisha akagonga abantu ku bushake ntanabyicuze. Uyu mugabo koko yarari mu gakoni n'igifuri, avuga yuko atabyicuza kuba yagonze, dore ko yari yigize nyirabayazana, irashatse no kurwanya n'inzego zishinzwe umutekano. Uyu mugabo yari yitwaje icyo ari cyo, ngo uyu musirikare ngo uyu mugabo yari umusirikare, ariko umva ko yari yitwaje icyo yari ari cyo, bityo yavuze ko bano bapolisi ari abasivile, bityo rero batamujyana gutyo cyenyege, ariko ashaka kurwana nabo, birangira bamujyanye. Yari yitwaje icyo yari cyo, ubu ngubu ntago ari cyo kugira ngo abe yagikoresha, ariko kugeza amagingo uyu musore yajyanwe, yatawe muri yombi. Turamenya byinshi kubera ko yavuze yuko yari umusirikare, ntituramenya byinshi, dore ko iby'abasirikare biba mu rwiherero, ntabwo tujya twivanga mu bya politike. Inkuru yacu naho ngaho yahise isubikirwa. Ngayo nguko rero niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze, kandi Imana ijye ikuba hafi, Imana ijye iguha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Nyaboneka munyarwanda, munyarwandakazi, nkawe nimba wifitiye imodoka yawe, nyaboneka jya ugerageza utware ikinyabiziga cyawe neza, utware ikinyabiziga cyawe utangiye bisindisha, utware ikinyabiziga cyawe utari hangova, kuko mu muhanda habera ibibi byinshi cyane. Ngira ngo akenshi mukunze kubona amavideo yanjye ari amavideo yanjye mvuga ku bintu bijyanye n'impanuka. Izi mpanuka ziba zabaye umunsi umwe zikabera mu mujyi wa Kigali. Nibura mu mujyi wa Kigali impanuka nya zikunze kuhaba ni
nk'impanuka 10 cyangwa impanuka nka 20-30. Izo nizo tuba twabashije kubona. Izo tutabashije kubona n'amaso yacu ziba ari nyinshi cyane ku buryo ziba zigera kuri 40-50. Habera impanuka nyinshi cyane pe. Bityo rero mujye mutwara ibinyabiziga mumeze neza mutari hangova. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze. Yari Kidasamura, urw'Inkuru rwa tubakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane.